mukunzi wa Light TV, kanizere yuko umeze neza, kandi utameze neza wihangane. Ndagusaba gukora subscribe nawe utarakora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe. Uyu munsi tugiye kubagezaho urwenya cyangwa se byenda gusetsa. Ya mbere, umusazi umwe yabonye undi yandikira ibaruwa, aramubaza ati ese uri kwandikira nde? Undi ati uri kwiyandikira. Aramubaza ati uri kwibwira iki? Undi aramusubiza ati simbizi kuko ntarahagera. Ya kabiri, umugabo nganga yatashye yasinze yegera mu buriri, ibisambo biza kumwiba. Umugore atangira kumukangura ati umva igikoma. Undi ati cyihorere nzakinywa ejo. Iya gatatu, umusazi yagiye kwa muganga yiruka, agezeyo ati mfite ikibazo cyane bwose, karoti yameze mu gutwi kw'ibumoso. Muganga ati icyo ni igitangaza. Undi ati ni igitangaza bwose kuko nari nateye ikigori. Iya gatanu, umugore yari yasinze aheka umwana we w'umuhungu amucuritse, yagiye munsi y'urugo kwihagarika, amusimbije akora mu kanwa, agaruka avuza induru ati umwana wanjye yabaye umuhungu, yabaye umukobwa kandi yari umuhungu. Reka nkwibutse gukora subscribe niba utarayikora, kandi ubona ahangaha tugeze byenda gusetsa cyangwa se urwenya rugushimishije. Ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ujye ubona izindi video kandi ubane natwe. Musaba no gukora notification kugira ngo ujye ubona ubutumwa buri konsizeho video, kandi uraba umpaye umusanzu wawe. Reka dukomeze n'undi wa gatandatu. Umusaza yagiye gutera urubariro hamwe n'umukecuru we, noneho borera urutara batangira gukora ibyo bifuzaga. Maze bimaze kugera hagati, wa musaza yaje gusunika cyane, wa mukecuru yitura hasi. Wa musaza mukankamira agira ati ubwo urabona nk'ubu ngiye ko nari nyifashe, wowe wari ufashe iki ngo turinde twagwa? Tuvuge kwa karindwi, abagabo babiri batumiwe n'umwami kuzana imbuto mu ishyamba. Umwami arababwira ati ibyo muzana murabinyuza mu kibuno bigere mu nda. Undi amutumye ntiyagira icyo amubwira na kimwe. Abagabo babiri bazana ibyoroheje, umwe azana inkeri, undi azana intoryi. Maze umwami ategeka abagaragu ko babigenza nk'uko yabivuze, kandi uraseka bamwice. Nuko abagabo bakibaza ukuntu bagiye kubica urubozo, babona mugenzi wabo wari wazanye ibihaza bibiri, bibaza ukuntu biri bunyure mu kibuno, baraturika baraseka, bahita babica. Uwo wundi we ararokoka. Kanizere ko rero yabashimishije urwenya na byenda gusetsa. Ni igice cya mbere tubagejejeho. Utaha ndifuza yuko nazabagezaho imigani ibiri isekeje ndetse n'urwenya na byenda gusetsa. Video ibanziriza iyi ngiyi nari nabagejejeho urwenya na byenda gusetsa, harimo n'iyo migani isekeje. Kanizere yuko rero n'ibi ngibi cyangwa se n'iyi video yagushimishije. Musaba nanone ko wakora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe, kandi niba wabikunze wibuke no gukanda kuri like
kugira ngo mbone ko nawe byagushimishije, kandi wakoze cyane kuba wabanye natwe kugeza kuri uyu munota ukurikiye iyi Light TV 20, ndetse wakoze cyane kuba wafashe umwanya wawe ukabyumva. Nizeye yuko rero uri bumbwire muri comment ko wayibonye, ndetse n'icyo wifuza yuko hari icyo twahindura hano, cyangwa se niba wumva hari ikindi kintu twazaganiraho nacyo watubwira muri comment. Wakoze cyane, Imana iguhe umugisha, naho utaha igice cya kabiri bagezaho urwenya na byenda gusetsa, ntibizagucike.